Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kokosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icyanya cyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubusa gukanda subscribe niba mwakanda subscribe kugira ngo ikizame gishya kizeho, kugira ngo isomo rishya kizeho ujye tubibonera ku gihe. Bibutsa ko ngenda bategura amasomo abafasha kumva neza bino bizame byakozwe, rero kugira ujye uhita uyabonera ku gihe ukanda subscribe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya, igihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona code kuri nimero yawe ya telefoni. Asigaye nawe twaba twabonye ko wamaze kwaka code, tukajya turabona ikintu cyose cyagufasha tukakiguhereza. Bibutsa ko ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukunda ngo uze mu ishuri cyangwa uri kure, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukakwigisha mu buryo bwa online, kiga mu gihe gitoya icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice, ukagenda ugakora bitewe n'umwanya waduhaye, bitewe n'amasaha waduhaye twigana ku munsi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Bibutsa ko bino bibazo babaza biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe ugasanga ugezweho, ubonye ibibazo bitanu byo mwa kino kizame kimwe wakoze biragarutse. Rero kugira ukore rimwe uhita ukora ibizame byinshi, ukajya ukora imyitozo myinshi. Wagira icyo ukenera ko tukwigisha ukacyandika muri comment tukazakigukurikizaho. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo naye matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Ni igihe cy'ibihu, ntabwo hari kubona, hari intera utari kurebamo. Ese naye matara ugomba gukoresha kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda, nawe wirinde ibyago by'impanuka. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icyanya cyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Iravuga ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Beka ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma. Seka ngo amatara magufi, deka ngo urumuri rusanzwe. Ese naye matara wakoresha? Ndakeka ko kwa rino shusho muri kubona ko hari igihe cy'ibihu biragaragara, no muhanda uri kubona ko wajya ntabwo hari. Ese uba wakoresha aye matara mu gihe cy'ibihu? Mbibutsa ko namaze kubakorera muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kubafasha kumva neza bino bizame byakozwe. Amashusho yose abazwa nyakorera video iri kuri YouTube, niba utari wayireba wasubiraho ukayireba kugira ngo nujya ugera ku kibazo nk'iki cyerekeye ku mashusho ujye uhita uba uzi igisubizo cya nyacyo. Ese hano abona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, rero ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri ku burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ndangaburumbarare, seka ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Hano ubwo ari kuvuga nka plaque. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, itara ndangamubyimba, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, itara ndangaburumbarare. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo, rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo ku bintu bijyanye n'amatara no ku bintu bijyanye n'ibipimo. Ariko iyo ufite ikizame hafi ukabona hari amasomo uri kubona wakagombye kubuzi utari wabona kuri YouTube, uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 23. Tukaba twagutegurira isomo
kw'ibyo watubwiye tukariguhereza, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze guhitamo igiso cy'ukuri, mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Ndakeka ko uramaze guhitamo C. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50. B ikavuga ngo metero 1 na santimetero 75. C ikavuga ngo metero 1 na santimetero 90. D ikavuga ngo metero 2 na santimetero 10. Bibutsa ko kino kibazo baba bashobora kugihindura bakakikubaza mu bundi buryo, bakakikubaza neza gutya, ariko bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D bakavuga ngo santimetero 210. Kubera ko utamenye ibintu byo guhindura ingero, wenda utazi ko metero 1 ubundi bingana na santimetero 100, niyo mpamvu kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150 byose aba ari kimwe. Ubwo rero niyo mpamvu uri kubategura ayo masomo kugira uzahita uribona ku gihe. Rero ukanda subscribe kugira ngo nidishyiraho ntizagucike. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko waramaze kugihitamo rero, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga computer cyane cyane ku muntu uri mu mujyi wa Kigali, tugusanga aho ukorera cyangwa tukagusanga iwawe, tukwigisha computer wazagerwaho ntibizakugore, tukayikwigisha wazagerwaho ntibizakugora. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira kuza mu shuri, ibyo byose bitutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26 tukabikugezaho mu gihe gitoya. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kubihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Abavuze ngo metero 2.50 ni kimwe nuko bavuga ngo santimetero 250. Mbega ngo metero 2.75 ni kimwe nuko bavuga ngo santimetero 275. Se bakavuga ngo metero 3 ni kimwe nuko bavuga ngo santimetero 300. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hari abantu benshi bakunda kubimbazaho ngo ese baba bashatse kuvuga ngo iki? Bashatse kuvuga ko A atari igisubizo cy'ukuri, B atari igiso cy'ukuri, ndetse na C atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora, ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Hari ababyandika kuri WhatsApp bakatwandikira bari kudushima, hari ababikoresha comment, hari n'abaduhamagara. Mwese mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe, niyo mpamvu isomo ryose ryabafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, muhita muyabonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Rero ndakeka ko wamaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2.75. Ndakeka ko rero waramaze kuyitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari bavuga ngo toni 20, beka ngo toni 16, seka ngo toni 12, deka ngo toni 10.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hari abantu rero bakunda kumbaza, ese uyu munsi ko byabaye toni ebyiri, toni wenda 12 cyangwa toni 16 cyangwa toni 20, ejo bikaba byahindutse, ujye usoma ikibazo neza. Ikindi ntabwo kino kibazo ari cyo cyonyine cyerekeye ku matoni kiba kiri mu gazeti cyangwa kiri mwa bino bizame bababaza. Rero nka kino kibazo ukurikije ukuntu cyatangiye bari kukibaza, bavuze uretse mu mijyi ku yindi mihanda, uretse mu mijyi ku yindi mihanda. Rero hari igihe batangije noneho bari kuvuga ngo mu mijyi no ku yindi mihanda. Urumva ibyo bintu bizahita, ako kantu gatoya bahinduyeho kazahita gatuma igisubizo gihinduka. Rero mujye musoma neza ikibazo baba babajije, mubone gusubiza mwitonze. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo isomo cy'ukuri hano, ndakeka ko mwari mwamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni toni 12. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3. Ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa no ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ese kigaragazwa gute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B ngo itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuriswe. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande ndetse n'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuriswe. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Itara risa n'icunga rihishije rigaragarira mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndakeka ko rero waramaze kuyitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Iyihe ntera? Iravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. Beka ngo kumanywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Seka ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Deka nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Nicyo biba bashatse kuvuga iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano wewe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha, ibyo byo birazwi, ariko se rigomba kugaragara mu ntera ingana ute mwa zino ntera baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ikihe cyapa? Hano hari icyapa baduhaye gifite ishusho, ese uru ni uruziga, ese iyi ni mpande enye cyangwa ino ni mpande 3? Ngo uri gukosora byibaze. Ndakeka ko wamaze kubisubiza. Kino gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku bakoresha ijambo rivuga ngo mu ibara ry'umutuku. Ntuzabyitiranye, ntuzavuge ngo kuki bavuze umuzenguruko w'umutuku ngo ejo bakavuga mu ibara ry'umutuku ngo bigireho ikibazo. Byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? A iravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. B ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. C ngo ahegereye amasangano y'inzira ya gari nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegeze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisozo cy'ukuri ndakeka ko mwamaze kugihitamo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Hari ikintu nakubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, haba hariho amatara agenda y'umutuku agenda myatsi. Iyo igiye gutambuka murabizi iriya mihanda ifata ubuso bunini, bagomba gushyiraho rero ayo matara kugira kumenyeshe ko gari ya moshi igiye gutambuka, ko murabizi gari ya moshi ntabwo ihagarara. Kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi
uba uhagaze. Impamvu babivuzeho, mu Rwanda nta mihanda ya gari ya moshi ihari, ariko ushobora kuba wajya nko gutwara mu kindi gihugu. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Irihe bara? A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite mwa yano mabara baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Murabizi bino bizame, bino bibazo babaza biragaruka. Ushaka gukosora ikizamero kimwe hano ugasanga hari ibibazo 5 byagarutse mu kizame wagiye gukora. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe rero uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, tugomba gusa umuhondo. Ndakeka ko waramaze kuyitamo rero. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki? Ikibazo cya 10 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ko ziba zigomba gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? A iravuga ngo hano bavuze uburemere ntarengwa bukurikira. A iravuga ngo burenga toni 1, B iravuga ngo burenga toni 2, C baravuga ngo burenga toni 24, D baravuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Mbibutsa ko ibintu bijyanye n'uburemere ikintu ugomba kumenyaho nuko toni 1 ibingana n'ibiro 1000. Rero hano bashobora guhindura urugero, niyo mpamvu mba ndi kubibabwiraho kugira ngo nimugerwaho hatazagira ikintu kibayobera kandi ikibazo wari usanzwe ukizi. Ukabona wenda hano bavuze ngo ibiro 1000, ibiro 2000, ibiro 2024, ariko kubera utazi guhindura ingero ugasanga birakunaniye. Niyo mpamvu mba ngomba kubivugaho kugira ngo nugerwaho uzabe hari icyo wabonyeho. Ariko mbibutsa ko n'amasomo mushaka mugenda muyanyandikira muri comment nkazayabakurikirizaho. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa volomoteri ni? A iravuga ngo kilometero 50, B ikavuga ngo kilometero 40, C ikavuga ngo kilometero 30, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ikintu ugomba kumenya hano bari igihe batangije ngo mu nsisiro, ahandi bagatangiza hatari mu nsisiro, ahandi bagatangiza mu mijyi, ahandi bakavuga uretse mu mijyi. Hano ujye umanza umenye neza ikibazo bamajije bakimbajije mu buhe buryo, kuko hari igihe bavuga hatari mu nsisiro we waba warabonye ahanditse mu nsisiro ukaba wakwitiranya ibyo bisubizo bibiri. Rero hano igiso cy'ukuri ni ikihe? A iravuga ngo kilometero 50, B ikavuga kilometero 40, C ikavuga kilometero 30, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni kilometero 50 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite iyo uri kugenda mu nzira yawe nyabagendwa, uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Niyo mpamvu rero ibyo byo utagomba kubigiraho ikibazo ngo uvuge se umuvuduko nzajya ngenderaho nzajya mba ndi kuwumenyera he, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite uba uri kugenda uri kubibona. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi cyari A, kilometero 50 mu saha.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo kibaza ngo, ni ikibazo cya 13 cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora yakora iki? Harugeze hara kuri feruje usanze biriya bimenyetso byaka aho biri gukoresha ubwoko bw'amatara butatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ugasanga ntabwo biri gukora. Ese ugomba kubyitwara mute? Aravuga ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano, sega ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Ndeka ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni uba ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi. Birumvikana hari igisubizo ubona nawe ugahita wumva ko cyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Urumva ko kino gisubizo kirumvikana. Niba utari wahisemo ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni cyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Hano iyo bavuze inzira nyabagendwa bari kuvuga umuhanda. Iravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi, cyangwa ukagabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi. Sega ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Ndeka ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Buri narababwiye ati iyo babajije ikibazo mu gihe mu kizame barakubwiye ibisubizo baguhaye harimo ikintu cyitwa ngo kugabanya umuvuduko. Ntago nakubwiye ko buri gihe aba ari igisubizo cy'ukuri, ariko 90% icyo gisubizo aba ari cyo kugabanya umuvuduko. Kugabanya umuvuduko ujye ugihitamo. Niba uri kona nta kindi wahitamo ujye uhitamo icyo cyo kugabanya umuvuduko. Kenshi kikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kibaza ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Itigeze neza kiriya cyapa gihari cyanditsemo pa, bigaragara ko ari ahantu n'ubundi hemerewe kuba waparika. Ariko se uparike he? Iravuga ngo biremewe munsi y'iki cyapa. Mbega ngo biremewe imbere y'iki cyapa. Sega ngo birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni biremewe ariko munsi y'iki cyapa. Urabona ko kiriya cyapa kiri kukureba, ubwo bivuze ko byemewe kuba waparika munsi yacyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Mbere y'uko umenya ubusobanuro bw'icyapa uramanza ukamenya ese kino cyapa kimwe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Iyo kino kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere kw'ibihe binyabiziga. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira. Mbega ngo guhagarara akanya gato. Seka ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Mbega ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Kino cyapa ese gisobanura iki? Ndakeka ko abantu mukunda gutembera mukunda kukibona, ntabwo ari bwo bwa mbere wabonye kino cyapa. None iyo ukibonye ukeka ko cyangwa uzi ko gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
B uba ugomba guhagarara akanya gatoya. Kino cyapa bakunda kugishyiraho iyo ugiye kuva mu sangano ry'umuhanda ritoya ridakunda gukoreshwa, ugiye kwinjira mu sangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Uba ugomba guhagarara kuko ntabwo uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso, kugira ngo winjiremo udateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. A iravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo. B ngo romoroki idafite feri y'urugendo. C ngo romoroki itarenze ibiro 750. D nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10. B ngo metero 2 na santimetero 50. C ngo metero 3. D ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni A, metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko waramaze guhitamo kino gisubizo cy'ukuri aricyo A. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure, ntabwo byakunda kuza ngo twigane mu ishuri, mu buryo bwa online turakwigisha, ugenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibiciro byo biba biri hasi cyane kuko ino channel twayishyizeho kugira ngo ibafashe, ntabwo ariyo kugira ngo ibagore. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo A, metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri baramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigigomba kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 70, imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70. D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo tugiye gusorezaho cyabajijwe uyu munsi cyabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? A iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarura-rumuri k'umutuku ku manywa. B ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarura-rumuri k'umuhondo. C ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tiyeze neza. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Imizigo ntabwo igirenga zira mpera z'ikinyabiziga, ntabwo biba byemewe. Rero ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha
ucyandika muri comment. Wabona uri hafi gukora, hari amasomo utari wabona, ukatwandikira tukayaguha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga computer waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078935, tukaba twanagusanga ahantu uri. Ibindi byo abantu muri gukora mwa kino cyumweru mukunde kureba bino bizami turi kuba twakosoye, bari gukunda kugarura ibibazo. Rero kugira ngo nimugerwaho muzakorere imwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza kandi amahirwe masa.